Nanone mbahaye ikaze mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho haba amakuru ndetse na documentaire tubagezaho ku uyu muyoboro wanyu wa YouTube Bikomeye TV show. Bonera no kubashimira mwebwe bw'intwari mwakoze subscribe ku channel ndetse nawe ugiye kuyikora uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibisirikare bikomeye muri Afrika. Ku uyu mugabane wacu dutuyeho, ese ni ibihe bihugu ugomba kwitondera cyangwa se kugeramo kumva kutekanye mu bijyanye n'umutekano? Muri ibi bihugu rero wavuga ko hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bigenda bigura intege mu bijyanye n'umutekano utayobewe nawe. Gusa nyine ikiza nyanga no kubabwira ibihugu bigera mu 10 bifite umutekano ukomeye ku uyu mugabane wacu Afrika dutuyeho. Munyemerere duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Ethiopia. Igihugu cya Ethiopia ngira ngo murakizi ntabwo kigeze gikolonizwa kubera bijyanye na climate cyangwa se n'imiterere y'igihugu cyabo ndetse no kwihagararaho. Iki gihugu rero cyagize ngo kiriyubaka mu bijyanye n'umutekano, ubwo ni mu gisirikare no mu zindi nzego nyine zijyanye n'umutekano, ariko cyane cyane mu gisirikare. Iki gihugu cyagiye kigira ibikoresho bikomeye byo bikoreshwa nyine mu ntambara, avuga za burende, imbunda ndetse n'indege. Avuga ko iki gihugu nyine gifite urwego rushimishije mu bijyanye n'intwaro, ko buriya ifite ibikoresho. Yego biba byiza ifite ibikoresho ariko ufite n'abazi kubikoresha. Iki gihugu rero impamvu bagise ku mwanya wa 10 nuko mu bijyanye n'ibikoresho buriya kirifite, haba mu bifaru, mu ndege ndetse no muri twa tudege dutoya tuzwi nka twa Sukhoi cyangwa se turiya tuvuduka. Ku mwanya wa 9 hari igihugu cya Uganda. Uganda ni igihugu kiyubatse cyangwa se cyagize ingabo zikomeye nyuma yo guhirika ubutegetsi bwari buriho bugasimburwa nayo Kaguta Museveni. Bavuga ko yubatse ikintu gikomeye mu bijyanye no gucunga umutekano w'igihugu cye. Bijya bigaragara urabona Uganda mu bijyanye no guhangana n'imitwe iriya za RDF na RU, kuvuga ngo urabona ko umutekano wabo ukajijwe ku rwego rushimishije. Yego nibivuze ko hari ukuntu ngira ngo uryo kwisaza, ariko nagahe gato bitajya bibura nyine mu bihugu bigiye bikomeye nka Amerika, n'ubundi usanga hari igihe bigira nka biriya ibitero. Ariko mu bijyanye n'umutekano ho wavuga ko Uganda yarawukajije, ifite abasore hariya Museveni yagiye agatoza binarumikwa bije yareka sinakubwira. Ndetse no ku bikoresho buriya Uganda ifite ukuntu ibana n'ibindi bihugu biriya byo muri Europe, muri Aziya, bakabasha kubohereza nyine ibikoresho bijyanye no mu ntambara, izo za burende, imbunda, ibi bifaru nyine, indege z'intambara. Ugasanga Uganda ifite uburyo ikominikana nyine n'ibindi bihugu ikabona intwaro. Twihuse cyane reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Nigeria nayo wavuga ko ari igihugu cyagiye cyubaka mu nzego zijyanye no gucunga umutekano, nubwo wenda mu bihe byashize nyine avuga ko kitari gihagaze neza kuko za Al-Shabaab zari zigerereje. Ariko ubu ngubu uko urutonde rwasohotse ubundi urabona ko mu bijyanye no gukaza umutekano yisubiyeho. Ku mwanya wa 7 ni igihugu cya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire nayo nuko wavuga ko yagiye nayo igaruka neza mu murongo, nta bitero cyangwa se imitwe igamije iterabwoba wayumva yo hariya cya gihugu cyakoronijwe n'Abafaransa. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Maroc ni igihugu kiyobowe n'umwami, ni igihugu kizi kugendera ku mategeko. Ugerageza kuviyora itegeko ubwo nawe urabyumva ushobora no gucibwa umutwe. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cya South Africa ni igihugu kiri ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu
cya Tunisia iri ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cyo muri Libya yego hagiye havugwa ibintu bigiye bigize n'imitwe n'icyo ariko ubu cyariyubatse. Aho ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cya Algeria. Turasanga igihugu cya Algeria ku mwanya wa mbere, ari nawo wavuga ko ari cyo gihugu muri Afurika gifite imbaraga zose. Ni igihugu cya Egypte cyangwa se Misiri. Kiriya gihugu ni igihugu gikomeye mu nzego zijyanye no gucunga umutekano, haba mu bikoresho cyangwa se imyitozo ihabwa abasirikare. Ni igihugu wavuga ko gifite byose urebye bisabwa kugira ngo umutekano ube wuzuye. Tugiye kureba ku rutonde rw'isi kiri ku mwanya wa 9, mu gihe ku mwanya wa Afurika muri Afurika kiri ku mwanya wa mbere. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutweka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho, haba amakuru, documentaire, ibintu byinshi tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, mbutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo natwe turebe ko twa improvinga cyangwa se tukegera imbere. Byadushimisha namwe kandi ndakeka byabashimisha. Murakoze, mugira Imana ndetse n'amafaranga. Ciao.